mwanyemereye naje kugira ngo murimpe noneho mukamukinyemerera wa mukobwa naje nshaka wakunzwe n'umuhungu wacu Gaspari maze muhereko unyemerere niba ndakibigendera nabyo nteze amatwi murakoze. Ibyo uvuze nibyo twakubwiye ko iwacu hari amarembo menshi ariko tubwira ko ushaka iry'abakobwa kandi tubwiye umukobwa Gaspari yifuza tukubwira ko ahari ariko n'irembo turarikwemerera urarifata ariko tukubwira ko dufite ba nyirasenge batuye bashatse hirya no hino tukubwira ko nubwo ufashe irembo ariko tuzabatumaho bakarushaho no kumenya umuryango wanyu ko nyine twabazaga n'amakuru ariko twaje kumenya ko muri n'abakristo ariko nagiraga ngo mbaze na base wabo bari bari mu kazi bakora ahandi nagira ngo mbaze rero nibanyemerera bakumva ko bamukwemereye reka mbanze mbaze ndagusubiza mu kanya barambwiye ngo barakwemereye bya bindi twari ugufata irembo kandi twari kwemereye urarifata kugira ngo hatazagira n'unduza uyu mwanya wari wo gusaba hanyuma abandi bambwiye ko umwanya bawuguhaye biragaragara ko n'ibi bintu wabisengeye ni karibu umwanya turawuguhaye murakoze. Ikindi kandi kirya gihe ubwo mwari bake nanjye nazanye n'abakeya mwambwiye ko umukobwa wanyu afite andi mazina. Ayo mazina rero naragiye nyageza ku muryango wacu ndacyayibuka nubwo nkiyibuka narayavuze ubu ngubu muri iki cyicaro turimo ngira ngo ubona baje bamperekeje kandi ubwo baje bamperekeje ni nako kandi ayo mazina ndacyayibuka nibuka ko irya mbere mwambwiye ngo ngende mbwira umuryango wo kwa Twahirwa ko Rasheli hari izina yiswe n'abo ngabo mbwiye ba nyirasenge batari bahari icyo gihe. Irya mbere bambwiye ko ari Mutumwinka, irya kabiri mbwira ko ari Zamukosha ndetse na Mukobwa Jana. Ayo mazina rero mu by'ukuri bateranye mu mwanya bari buze kuza kugira ngo nabwo ariko bumve ko nyiyibuka kuko rero ubwiye ko ari mu gihe cyo gusaba kandi koko tukaba twaje twabyiteguye noneho muranyemereye rero mbashe kugira ngo nsabe. Murakoze bongera babampereye amashyi menshi. Nanone nkundire wongere uhagurukize nongere mushimire kuko unyemereye gusaba kandi mu by'ukuri ntabwo wanyemerera kugira ngo musabire Rasheli ngo nanjye mbashe kuba ntakwitura umwakire ishimo y'uko unyemereye kugira ngo nkunde gusaba Rasheli. Murakoze. Kamere ndumva namwe mwamuha amashyi. Murakoze rero iguye uyu muryango mugari wa Twahirwa Augustin waje umperekeje twariteguye bihagije. Ndagira ngo rero maze ntangire mbasabe Rasheli kuko mwabinyemereye maze bankundire abo twazanye banzanire ibyo gusabisha maze ntangire mbasabe Rasheli banshyikirize iriya suka kugira ngo mbashe mugende mutere ubwatsi. Iyi ni isuka iyi ni isuka iriho icyapa cy'inkoko. Inkoko rero isobanura ngo iyo bigejeje mu rukerera irabika yabika mukabyuka mukajya guhinga mukajya gutera ubwatsi kugira ngo iryacyo tuzaza kuza kubakwera niramuka rimaze ubwatsi bumaze kumera no gukura no kubagarirwa maze tuzazane ryashyo tuze kuribakwera. Iyi ni isuka. Mwakire. Si ibyo gusa ni nawe ngaho byumve.
wababyariye umugeni. wahaye amashyi Imana bakiri impundu. Ndagusaba nayo nubwo ari isuka ariko ni cyozi. Ni cyozi cyogera inka. Ni cyozi nayo urabona kuri icyapa cy'inkoko. Iwacu byose dukunda inkoko ariko kandi iyi ni cyozi. Ikimenyetso kigaragaza ngo Rasheli tuzamukwa kandi rya rembo ry'amashyo n'iry'inyambo ibyo byose umuryango wa Twahirwa warabyubahirije. Nayo iyi ni cyozi cyogera inka rero ndagira ngo nayo ivuga nk'isuka nkavuga nk'umuntu. Mwakire iyo ni cyozi. Si ibyo gusa rero iz'iwacu zirarisha kandi iz'iwanyu ni uko. Iz'iwacu zahirirwa n'imashini. Iyi ni imashini. Iyi ni imashini ubu rero ubwo ubona tujya tubasha kugira ngo ducomeke ku mashanyarazi igahinda. Wabibonye se si nguru? Dore nguru n'urusinga bacomeka ku mashanyarazi. Wabibonye rero warangiza ugashyira ku mashanyarazi maze ukagenda ukahira bakagira batya. Wabibonye? Ubwo rero iri guhinda. Iyi ni imashini ukongera uri mu guhinda mwakira aka kamashini. Iyi ni imashini iz'iwacu zahirwa n'imashini kandi n'iz'iwanyu ni uko. Si ibyo gusa biracyaza. Iki ni ikibumbiro. Iki ni ikibumbiro. Wakibonye? Ngaho gikoreho wumve. Wacyumvise? Iyo rero abashumba bageze ku iriba baragenda nuko bakabanza bakagihanagura bakagira batya bakagira gutya bakongera ubwo bakajya mu iriba bakajya kudahirira bakazana rero. Kiriya ni ikibumbiro. Iki ni igicuba. Amashyi menshi cyane ku musaza rwose. Ndagira ngo rwose umusaza natwe abatutuze kudahirira rwose. Ibyo ni igicuba. Noneho rero bamara kugira ngo bahanagure kiriya kibumbiro bagahera ko rero bakajya mu iriba maze bagahera ko icyo gihe rero bakajya mu iriba bakadahirira bakagira batya. Maze rero bakwakana mugire kwari uku kugira ngo mbasabe umugeni mwakoze. Nyamara kandi nakubwiye ko ntabwo ari jye wisabira, ndasabira Gaspard ndindiriye Imana. Kandi buribona yavuze ati nanjye sinsigara, nanjye ndajyana nawe mubyeyi, ntiwagenda wenyine ngo asigare. Unkundire rero kano kanya maze aze akugwe mu byano. Ni umusore uhamye maze mpere ku cyo gihe zize muze kuzicanira, ariko mwamaze kumenya uwabashije kuba yarabakundiye umukobwa. Baragiye bose baze bansanga. Abo bari boroheje gato, ntabwo igihe cyabo cyari cyagera. Ndabwino ari muze munsanga, ndaza kukwereka Gaspard. Uyu ntabwo ari we, n'uyu ntabwo ari we, n'uyu ntabwo ari we, n'uyu si we. Gaspard nangeraho ndamukwereka. Yaje wamubonye Gaspard. Ndagira ngo kano kanya rero uhokere ndavuga muze mu byaro. Ngo Gaspard rero ngo wakunze Rasheli, nuko natwe nk'ababyeyi tukaba twaje kumusabira. Nguwo rero bamucanire maze bakwere ku mugaragaro. Barakoze cyane abasaza bakiranye neza cyane. Ndi nkamwe nabongera amashyi
ndimo ndareba nkabona ibituza bitutumba ibihigo bya bindi navugaga, ariko abari iburyo n'ikambere, ibumoso ndetse no ku ruhande. Ugenda wenyine, uwo ni umwami Cyilima Rugwe yabivuze ati n'ikimenyimenyi umugabo agendana n'ikindi kintu. Abenshi bagendanaga ingabo, aba bo bagenda mu izina rya nde. Muraho neza, murakomeye. Nyiri ruhanga rw'uruhaha murima amashenge amashyi kuri uyu musore. Umva ugatsiro hari abasore bameze nk'abari iwacu, murakomeye. Amahoro aratemba nk'ikivu. Ikivu kirahomba neza, ntabwo ikivu uraho cyane. Yesu ashimwe. Isara meze ngo ndafite ubwoba, mwamuhaye amashyi ngo kabyaramo. Ntabwo bafite rwose, urakomeye. Urashima Imana amashyo. Umva uyu utazi ikinyarwanda n'amashyo ngo yego, oya uyu ntitwamushyingira umukobwa wacu. Ngayo ngo uraho neza mama uruhanga shenge. Umva amashyi menshi cyane kuri uyu musore umvangana nasi. Urakomeye neza, agacungo yateye, agakweto karateye, yereka agashati karagoroye. Urakomeye, komeye neza. Gashyantare rameze neza, Werurwe yagenze neza. Werurwe ntiturayigeramo umva n'amaro. Uyu ntabwo twamushyingira umukobwa. Uraho neza mama shenge, urakomeze neza. Urashima Imana, umwaka wagenze neza. 2016 turayisatira neza. Yewe kamana ngo cyane, uyu nguyu barasubira inyuma, ntabwo twamushyingira. Uraho neza, yavuga bakanura neza ngo amashyi menshi cyane. Hafite uruhanga ruhatse ruhato mama shenge n'ibisimbiri taziba ku isoko. Urakomeye, arasohoza nkabyumvira mu mutwe, ibindi nkabyumvira mu mano. Arangana umunyamihigo, ni Rwabugiri twataranya akaguru Rwanda. Aranjegeza datumbe hafu ntabare. Uyu mugabo yavuye n'umutoza, ndavuga ubuganza n'ubunyabungu busiza bwose yarabugira. Urakomeye. Mbonye izina yambaye mu gatuza riravuga ngo ni Kigingi, mu kinyarwanda ni protocole. Amashyi menshi cyane. Nta modoka itagira Kigingi, nta n'umwami utagira umwiru. Uyu ngo ni Kigingi, ndashaka shoferi. Muraho, uraho neza. Utera intambwe rwose. Nguri rero isimbiri idasiba ku isonga, ndagira ngo munyemerere mwese ibiganza bihure n'ibindi maze agaragarira imbaga nyamwinshi. Ati uyu munsi nari nawusabye Imana, igihe rugize byose isimbiri idasiba ku isonga, munyemerere musuhuze mubwe mubya. Mu gihe abandi nabahaye ibiganza mureke we muhe umusaya ndababwira icyo numvise. Ndagira ngo umwuzukuru w'umuzungu anyemerera ntuze kunjyana, baze njye gusaba uburenganzira asa nkorere muri runo ruhanga nyemerere mbere. Umuhaye uburenganzira urakoze. Iki kinyarwanda ntabwo ndi igishuti cyawe, yitwa Kiramu cyawe, ndavuga gisaza cy'umugore wawe. Muzi n'ibindi, umusaza n'inkwano zarazisubiza, ari umusore ntiyuzuye. Ni ukuri kose ni ikimuga. Iyo muze hano ntubabara ngo ni ukuri mba ku bandi bagira inze ntabwo zuzuye bampaye inka. Iyo ni intege ya mbere, ubwo saraza kuyisubiza. Wa musore aranarwaye, ndumva umutima uri mutimbati, mutunda ntabwo umva iyi peritasiyo ntabwo isanzwe. Niba mwaje kuvuza hano abaganga turabafite, zirataraza kugisubiza. Agakweto mama shenge wigena bagatawe perezatawe ruhanga ruhatu hatakabiri kusore gitutumiri. Amashyi menshi cyane bari babere, ariko ndamureba none umutima uratera inzigane datawe. Nareba nanone nkasanga mu rubavu rwo hari n'ikibazo. Ikindi cya kabiri, araseka nkabona amenyo ane kandi umuntu muzima kiri itatu nangahe. Icyo nacyo tataragisubiza. Arareba igikwiye muri uno muryango, agisabe shefu w'ibitaro uriya. Shefu w'ibitaro nabona hari umuganga uri bukemura ibyo bibazo. Kubwiye mpamvu ntusubire mu bandi, ubanza urindire kuko ikibazo cyawe baguhe nimero kwa muganga. Murakoze cyane. Ubundi twaje aha ngaha dushaka kugira ngo Ndindirimana Gaspari buriya abashije kugira ngo nashiraze izo mbavu zakuzura. Urwo rubavu rero nirwo twashakaga, twaje dushaka muri uru rugo, muri uno muryango watwahirwa. Muhundire rero ndashiraza yuzuza izo mbavu, kandi uwo munezero ndetse no kuba uwo mutima uri mu gutera urahoshwa na Rasheli. Urakoze Yesu abamugisha. N'inkwano twarazibonye, ngo mbivuze nka kwa kundi twabivuze nyine, zagiye mu zindi, agira ngo Rasheli ataza kuza hari icyo dusimbutse kandi cy'umuco wacu nyarwanda twubahiriza. Murakoze, kimeze neza, kimeze neza.
mbashe kubabwira nk'umuryango ko bivuye mu Bugishe tukaba dukorera sheri. Uyu munsi rero iyi tariki iryo shyo tubashe kugira ngo turivane mu Bugishe izaje ari amashashi twamenye ko kugeza ubu zidije ni ukuvuga ngo tuzikuye mu Bugishe rero tuzikorera sheri. Kandi nanone hari zaje zihaka icyo gihe nazo twamenye ko zamaze kubyara uzironsa, izo nazo zivuye mu Bugishe tuzikorera sheri. Zose iryo shyo kuko twaje tuzirungikiwe ni nako tuzikuye mu Bugishe tukazikora sheri. Murakoze Imana umugisha. Yego murakoze kandi ayo muvuga ntabwo uriya musore warimo yumva aravuga tubona mwabivuze bikajya mu bikorwa ngaho nguko ati rwose ibyo mwagira byose ntabwo ndagira ngo mubwire ko nta wangannye wacu yaguye mu marembo. Ndagira ngo rero datunyemerere ntera kamo nkubita kandi ntimbe nkubiteye icyeza bambe nkunkingi ya mwamba enda hano ngo data aragushaka. Ndamubwira data nimubwira ko aje kuvura we iyo nimpamya bumenyi yahawe na rugira rugize byose ati uzakunda uzamwegekeho umubyimba mama shenge mwegekeho umusayi umubwira uti jotema yirabiyo ngayo nguko. Ndagira ngo rero nkonyemerere utera gatambwe utambuka data aragushaka mbwira umwuzukuru w'umuzungu ni ntago umukobwa wacu agenda mu kizima. Ndakwinginze uzamura injyana imubereye maze nawe ashinjagire gitwara sesekara ahangaha. Murakoze cyane. Ndagira ngo sabe umuzukuru w'umuzungu anyemerera acubize ku njyana ndabona abana b'u Rwanda ndavuga abana banyweye ikivuguto kivuna umutozo. Datunyemerere nkugaragirire abari ahangaha banyemerere bankorere korutege batyo maze data nkundira hagarara hanze ntunga inkoni kugira ngo mbanze aba n'abana b'u Rwanda aba ni ba nyirasenge bamwigishaga u Rwanda kugira ngo kwisunga Yesu bizavange n'umuco w'u Rwanda. Banaringizeho nabo ni bamucunda bisabo abo nibo bamutozaga y'urubohero. Uriya nawe ubona sinasungira imishumi y'inkweto zuriya ni murumuna wanjye ngo mu byano uwafashe nawe sinamuvugaho. Reka mbwire mushiki wanjye nti uri kumwe na musaza wawe Rasheli anyemerera mutambutsa mushyikirize data nawe amubwire amagambo yavugiwe ahangaha maze munyemerere kugira ngo twinjire mu isibo rigana umusozo dushungure saha n'igihe ngo bagize. none uyu munsi n'iyi tariki twaje nyine kugira ngo tugushyikirize Kamere nawe agushyikirize umuhungu we yaje agusabira. Kamere Karame nguyu Rasheli rero reka mugushyikirize. murakoze Rasheli namubonye kandi n'uyu ni ukuri. Reka mbere kuri uyu musore ndabona nawe atoroshye ubundi nkundiye ajya ni ngombwa ngo umugeze hari ukanshyikiriza Rasheli niba ari bombo yo ku gati ko nzayikuzanira ejo kwigendera. Uraho Rasheli? Yesu ashimwe. Muraho neza? Ubwo nazaga mu muryango nari nzanywa ari uko nje gushaka niba ariko ntabwo ari nanjye nari nagutumwe na Gasipari maze umuryango nawo urankundira urakumpa none barakumpaye. Muhundire umuryango muhe Imana amashyi muhundire ntango uzusanga nanjye ndatera indi na Rasheli. Ari dore wa murwayi mama shenge umutima uragenda badoro baramaze neza cyane ati myaka rwose wampaye byinshi ariko ayuwe atajoje ngo data we amashyi menshi cyane ariko utamenyeshe ko n'umuhanga wakoka akabakoze dore iki cyo bivuze rwose ayuwe cyane aramuhakana mwonye we ati ngare dore Rasheli arareba mu matati wamejenge Gabutuma kuri gudunda Ndagira ngo rero abagaragiye Gaspari bati ariko mu byabiganza bikabitunze ndavuga bya bindi mama shenge biziruki amuhaye ugusaha ntabwo ari ugudisiko rwose
reka niyegerere iriya muco utandasiraho sinanawukira ariko rasheli mushiki wanjye nawe aramamaho data we maze atwemerere maze ahita atera hejuru akaboko ke turebe karaba ari ka kandi kabaya k'umugabekazi wampaye inka dore rasheli we yesu amashyi menshi cyane data we mbabazwa n'abantu bagenda nijoro murabe mureba dore biriya babikorerwa n'inkeragutabara agenda nijoro rwose nyaboneka rwose ati ntabwo ari cyo cyonyine ati bambe shenge tereka nkwereke yuko uyu munsi utantunguye ati kirajurawe amuhereje ururabo rw'amabarangahe nk'uko abyaramo dore rasheli ati sheri ati nanjye ntabwo uyu munsi wantunguye ati nanjye nyegera maze nkwereke agiye kumuha impano rasheli ati reka nkwereke ko nanjye ndi umunyamujyi ati nkwereke yuko natemberereye i Kigali nabonye etaje zitandukanye ufite ya etaje nziza cyane i Kigali nayimwe dore barayimuhereje bamuhereje fagitire yayo dore Gasipari ati kubw'urukundo ngukunda sheri ati nguhaye Kigali City Tower Gasipari ati reka rero nanjye nkwereke amashyi menshi cyane Gasipari ati nanjye nibanyegere ati nanjye nibanyegere kwanza ati reka nanjye mbwire mushiki wanjye anyegere sheri ati ni etaje umpaye ati nanjye naragiye mu Gatsibo nataka Kayonza ati ngeze Rwamagana ncurira muri Gasabo ati ngeze Nyarugenge mpanga usanga Karapashoni Plaza ati ngahafatira aho ngaho urakoze cyane dore Gasipari arimo arabaza Gasipari nigiri guhamagara ngo arimo arashaka musaza wa Rasheli ngo wa wundi wamucunda bisabo tewe ndi umutanazi w'umutanage ndagira ngo mbanze nsare bucura ni yabucura bwacu je nagize ikibazo mvuka mbere yabo cyo kibazo ngize navutse mbere yuriye ati rwose atakira rero ariya rero niwe yamusangaga harimo acundira akamubwira ngo nabanze mujyane mu muryango w'iwacu nta mpamvu yo kumbanza mu w'iwabo mbanze mwereke yuko umva mwereke ko Rusizi tubyiwi ati banze uzahita njye kukwereka data na mama di avenja kumviriza indirimbo Gasipari arimo aririmba ndumva yatangiye kurepeta nabi mu mutwe naho nikoreye gihe ndavuga Mr. Tayimu bamereye nabi ndagira ngo rero munyemerere munyize abo bagabo mu mbambura aho mbambye ndabinginze cyane hangu dore yewe bari baramukanda kanda wenda impapuro sanga zuzu umaze na Yesu mukanya arabigiraho ikimenyetso hamwe na pasiteri ati bambe shenge ati mukobwa wanjye ati nimure amashyi menshi cyane kuri uno mugabo wabyibarutse ratera imana yanjye weye kora igikwiye kuri izo bukwe mu kw'Imana ikebuka mu kuboko kw'iburyo Gasipari ubwawe rwose ngayo nguko ati zana urwo ruhanga ruhatse uruhato rumwe rubyara abakobwa ntakabakoshwa dore umusaza amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane data we arangiza atekera n'inkoni Gasipari dukora ibintu rimwe rwose nk'umuntu w'umugabo gutyo aha ati iyi nkoni nguhaye rero niyibutse amashyi menshi cyane ku musaza batwariye umukobwa we yewe data we ati umva igisigo Gasipari yaguteguriye ngo muri Afurika hari abaperezida babiri bambara ingofero bakanatwara inkoni ngo wakugize yawereka gute Museveni muri Uganda ati ngaho subira mu byicaro maze wongere wicare ati maze dutambagire umuryango wose reka njyanera ku mukwe wanjye amashyiga y'ijya umukwe haleluya ndagira ngo amashyiga cyane ati nabyariye data we tubanga abakobwa ntakabakosha amezi icyenda ugenda umutwe ushengije twese akavuga ibisigo bimubandikisha Gasipari ati bakugira umukobwa kanjye Gasipari ati nibamesha kariya kantu muzi uko bakika agiye kunywa mama we iriya ni uraheke mama we ati uraheke mama shenge ndagira ngo sabe Rasheli akomeza mutambagize nagira ngo rero mw'irambagiza ati abo bose nzabasura ahubwo nanjye reka nkujyane Gatsibo rero reba abanyagatsibo ukuntu bakira umukazana nanjye nirebe nanjye nibonyemo rwose ndagira ngo usabe Gasipari rwose ashinguye anyemerera